Shalom shalom, turabasuje kandi muri uyu mwanya tubakira muri Alta Talk, aho tuhura twiganirira, ariko mu kuganira kwacu tubigisha, tubafasha no kuvuga kuri topic zitandukanye. Ubushize rero twavuze ku gakiza. Topic y'ubushize mwagize feedback, mwabonye zimeze. Twabonye feedback. Njyewe personally nabonye feedback ba friends banjye bambwira ati muduteye amatsiko. Ako kantu ko kamatsiko kuko ahantu ngo twagarukiye niho hari hakenewe. So uyu munsi rero tugiye gukomeza nk'uko twabasezeranyije. Twavuye ko uyu munsi turi babwire uburyo process yo guhinduka igenda, uko umuntu ahinduka. Kuko hari igihe twibaza ko umuntu arakijijwe bagahita bamurikwayenga ko ahinduka. Ugasanga no muri church umuntu arimo ararebwa yaje yambara gutya, none bigomba guhinduka. Kuki atarimo guhindura imyenda, kuki atarimo guhindura look? Ugasanga umuntu afite pressure yo guhinduka. Uretse no mu rusengero no hanze, ngo uriya muntu ko yabaye umurokore ko tutabona ahinduka. Turashaka gusobanura ikintu kijyanye no guhinduka uyu munsi. Kuko reka twemeranye yuko intego y'agakiza ni uguhinduka. Buriya agakiza katazanye transformation kaba kamaze. Ubu twaba turi mu gakiza dukora iki? Dusakuza gusa turirimba. Turi hano twarakiriye Yesu kubera yuko dushaka guhinduka. Dushaka kubona ubuzima bwacu buhinduka. We preach the gospel kuko dushaka abantu bahinduka. Ariko iryo jambo guhinduka niyo dushaka gusobanura kugira ngo tuvaneho rwa rujijo, sibyo? Rwa pressure aho umuntu yibwira ko ari bukizwe n'ijoro agahinduka mu gitondo. So wenda kugira ngo ufashe, wenda ushobora kuba ukurikiye video bwa mbere. Niba utarabonye video y'ubushize, turagusaba kugira ngo uyirebe kugira ngo bigufashe no gukurikiza iby'uyu munsi. So twavuze byinshi, tuvuga yuko iyo umuntu yakira agakiza kamere ye irahinduka, agahinduka umwana w'Imana, umwuka we ukaba musha, agahinduka umwana w'Imana. Ariko ibikorwa, ibitekerezo biba bifite ibisigisigi bya kiyaso. Nuvuga ngo iyo tuvuze transformation turimo turavuga imitekerereze n'ibikorwa by'umuntu. So wenda mbere ko tubivuga guhinduka mu ijambo rimwe kuri guhinduka kuri wowe ni guhinduka kuri njye uko mbyumva nuko hari ubuzima rubayemo, then haje ubuzima, kuko nibitwaye muri sense yo guhinduka k'umukristo. Guhinduka nuko hari ubuzima nari ndimo, nari nsanzwe mbaho, hari ibikorwa nari nsanzwe nkora, then uyu munsi sinyibikora. Uyu munsi hari undi muntu nabaye, hari uwo nahindutse kuba we, then nanjye kubaho ubundi buzima. So kuri njye niko numva guhinduka. Guhinduka njye numva ari nkuko Bibiliya yivuze guhinduka, bari uguhindura ibitekerezo byawe. Ni ukuvuga ngo Icyongereza niyo bivuga ngo be transformed by renewing your mind. So ni ukuvuga ngo ibitekerezo byacu bihindutse, kandi ibitekerezo bya nibyo bitegeka n'ibikorwa, nibyo bitubwira ibyo dukora. Ni ukuvuga niba nkurebye ubu ngubu ntago ndi robo bagize gutya, ahubwo ibitekerezo byawe bihindukira ugire gutya. Renewing your mind. So no guhindura ibitekerezo byawe byo bihindutse mu by'ukuri buryo buhindutse. So noneho reka tugiye practical. Umuntu arakijijwe, yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Niba yarebye video yashize, ari sure yuko ubuzima bwe cyangwa se ubuzima bwe mu mwuka bwahindutse. Ubu ni umwana w'Imana, ariko aracyafite imico yarasanzwe afite, ari byo yaramenyera gukora, kuko umuntu akizwa afite ubwenge, ari byo yamaze gukora. Ni ibihe rero bintu umuntu ashobora gukora cyangwa se agomba kwitaho kugira ngo atangire abone guhinduka mu buzima bwe? Nahita ngendera mu ijambo kugira ngo ridufashe. Nk'umukristo wakijijwe, ibintu byamufasha guhinduka. Ikintu cya mbere kuri njye, hari icyanditswe ijambo riba muri Yohana 17:17, riravuga ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Ngo ubereshe ukuri. Hari ibintu abakristo bagira byo kuvuga ngo tugiye kwiyeza, tugiye kwikuraho iyo mirimo twavugaga, kuko barakijwe ariko baracyabona ari ubuzima byaha. Kuko nakijwe wenda mfite 18 years, the 18 years zishize zose nabaga mu byaha, then nakiriye Kristo. Ndashaka ko iminsi 3 ikurikira
mpita imirimo nakoraga interineti nazihita ivaho so niho hirwa the process yo kwiyeza kuko baba bari kubona byanga so ijambo rero riravuga ngo ubereshe ukuri ijambo rya niko kuri ni ukuvuga ngo ikintu gituma umuntu yezwa ahinduka ni ijambo ry'Imana so umukristo rero ufata time agasoma ijambo rimubwira uwo ari we uwo yahindutse kuba ese uzi ko wari uyu ariko utakiri uyu uzi ko watwarwaga n'ibi ariko cya kibazo kiri mu bitekerezo target yo guhindukira mu bitekerezo ngo n'ijambo ry'Imana iyo riri kuza riza ririmo kwemfura ibitekerezo byawe no kugira ngo dore wari umeze gutya uyu munsi umeze gutya wagendaga muri iyi nzira ari kugenda muri izi nzira yes so that's ngiye kuri ijambo ikintu cya mbere ijambo ry'Imana ni ikintu ugomba kwitaho nk'umwana w'Imana cyane ijambo ry'Imana ukuvuga ngo kuryiga kurisoma mu buryo buri personal mu buryo bwo kumva ijambo ry'Imana ukumva ibintu bijyanye n'agakiza biravuga ngo ijambo ry'Imana ngo ni imbuto itabora ngo twabyawe n'imbuto itabora ari ryo jambo ry'Imana icyo twabyawe nacyo ni nacyo kidukuza definitely niba twarabyawe n'ijambo tukiri ijambo kugira ngo dukure ikindi wenda umuntu yakora niki hari umuntu udukurikira ushaka kumenya ibintu bitandukanye yakora kugira ngo abe atangira agiye muri process yo guhinduka nyuma yuko amaze gusoma ijambo nyuma yuko amaze kwiga arimo arareba ni byiza ko asanga abera cyangwa habaho icyo bita fellowshipping n'abandi bantu guhura Bibiliya ikintu bivugaho ibivuga mu Baheburayo igice cya 10:25 biravuga ngo nimwirengagize ngo twe kwirengagiza guteranira hamwe nkuko bamwe bajya babigira ahubwo duhugurane kandi uko mubonye urya munsi wegera mube ariko murushaho kugenza mutyo so no kuvuga ngo the purpose yacu cyangwa aho tuba tujya niyo umuntu ahindutse nihe mpamvu umuntu ahinduka first of all no kugira ngo ubuzima bwe abone ubugingo buhoraho kuko biravuga ngo wemeye umwana wese aba afite ubugingo buhoraho ngo utamufite nta bugingo aba afite so iyo umaze gufata ubwo bugingo buhoraho hari izo steps ugomba ugafata iyo manual cyangwa Bibiliya ariyo jambo ry'Imana rivuga rikwereka ko Bibiliya itubwira ko ijambo ry'Imana ni miroir twireberamo niba ari miroir rero ukuvuga iyo wirebye muri miroir uribona nagarire televiziyo ngo urebe abenshi bareba ijambo ry'Imana na televiziyo areba ijambo ry'Imana akaremwa amabandi azanga mu preacher arimo kubwiriza ati babwire kabisa nyabona abantu yabari barimo muri nyabona nukuvuga ngo harugiye pastor barimo arigisha yazaza turi nkuko ngo twicaye yazavuga ikintu wenda gikubitaho reka tuvuge urugero Claude no tujya njye njya gutanga urugero abantu bananiranye bahora muri filime batajya baranga ijambo ry'Imana ubwo nzi kubera ko nzi ko wenda Claude akunda filime njye nazafashwa aho ni haleluya nkumva urumva ijambo ry'Imana ndimo ndafashwa ariko ndimo ndareba mo ntago riri ku kintu ndimo irebye mu ndorerwamo urireba wowe nyuma y'ibyo rero igikurikiraho ni iki the gathering of the saints muntu w'Imana I'm telling you the truth niyo waguma uri ariko nkubwiza ukuri iyo ugumye yes wasomye ijambo cyangwa iyo ugumye wenyine uri umukristo ni nk'ingabo iri ku rugamba ari yonyine nicyo wabwira umuntu nk'uwo uvuga ngo ngiwe agakiza ni mu mutima ni ngiye na Yesu wanjye ndigumira mu rugo nta bintu nshaka nta bandi bantu ushaka nashaka ngiye bigiriye ngaruka no kuvuga ngo ijambo ry'Imana ritubwira ko neza hari ibigeragezo tujya duhura nabyo nk'abakristo no kuvuga ngo uwo muntu ikintu azahura nacyo nahura n'ikigeragezo kikamukubita azikubita hasi kizamutanga ariko nahura n'ikigeragezo turi kumwe duhura tugaragaringa kuvuga icyo kintu uhura nacyo nanjye nakinyuzemo uri murabyumva tugirana turashobora gufasha undi muntu uzahura nacyo fellowship bituma habaho gusavingana no kuba aricyo bita to minister cyangwa se gukorerana no kuvuga ngo Claude hari ahantu aba n'umukristo pe ariko hari intege nkeya akirimo arimo ararwana nabyo cyane twahatangiye tuvuga ngewe nabinyuzemo wenda nabashije kubitsira nabwo rero Claude
genda gutya bigenze gutya ariko nagenda akajya wenyine bikamukubita hasi ni hahandi ubushize twegeze tuvuga ngo kwa kundi umuntu akizwa yarangiza yabona agize intege nke ahantu hamwe akavuga ngo no wowe kugira ngo mbeshye ngo reka ngende banze nkora ibyaha mbirangize azagaruke so that's not true. Ni ukuvuga ngo iyo umeze gutyo you need to come ukegera abantu b'Imana fellowship hama mukaganira. Ni ukuvuga ngo turi ibyuma bityazanya badutizanya imbaraga. Ni ukuvuga ngo iyo icyuma kidatyaye ufashe igityaye ukabigira gutya byose cya kiri kidatyaye kigira nacyo ubuki. So nshatse kuvuga ngo fellowship wa muri kumwe ni ikintu gikomeye kidasanzwe. Nuko turi muri lockdown ndabizi yuko wenda ibi bintu tubyumvishe neza. Ibi bintu hari ibintu byinshi cyane wenda twababwira ibintu 10 wakora kugira ngo bifashe gukura ariko wenda icyo twagusangiza uyu munsi wite kuri ibi bintu bibiri ijambo ry'Imana no kugira abantu muhuje kwizera gufasha gukura. Urumva ijambo ry'Imana nicyo gikoresha Imana ikoresha kugira ngo ihindure umuntu. Ijambo ry'Imana rivuzwe iryo wasomye iryo mbese ijambo ry'Imana rikaba part y'ubuzima bwawe kuko akenshi usanga cyane cyane n'urubyiruko nkatwe ntabwo dukunda ijambo ry'Imana. Turashaka kuririmba turashaka kubyina turashaka kugira ariko igihe cyarageze yuko wenda dutangira guha umwanya ijambo ry'Imana ngo dutangire guhinduka kuko bira guhinduka harimo part yacu harimo no willingness yacu yo guhinduka. Ikintu cya fellowship no ngo ntukizwe ngo ubeho wenyine buri umuntu akirijwe aba yinjiye mu muryango. Urumva Paul yaraseze avuga ngo Imana data ngo uw'imiryango yose yo mu isi no mu ijuru yitirirwa. Imiryango yo mu isi no mu ijuru ni yihe? Ni abakijwe bari hano mu isi n'abandi bapfuye bari mu ijuru. So gukizwa no kuza mu muryango rero hagomba kubaho ugomba kumenya abo mujyana. Umuntu yaravuze ngo nyereka abantu mujyana nzakubwira uburiwe. Iyo ukijijwe uba uri umwana w'Imana. So ugomba kujyana n'abantu bakomeza gushigikira kwizera kwawe kugira ngo ibitekerezo byawe bigenda bihinduka. Bureka ndangiza avuga iki kintu guhinduka ni process izabaho kugeza uvuye mu isi. Ni process itarangira. Uko umunsi igenda you get better. Sibyo nta muntu uzagera avuga ngo narakuze narahindutse sawa byararangiye. Buri munsi hari level ugiramo. Bivuze ngo buri munsi ngomba kwiga ijambo buri munsi ngomba gutera ijambo yasomye ngo uko wa munsi ugenda wegereza ngo ariko durushaho kubikora. So turabashimira rero kuba mudukurikiye kandi mufasha kandi ngo mwumve ibi bintu. Turabizi neza yuko ibintu bisoprat giye numva byongeye kumfasha ndumva ngize umwete wo kongera kandi lockdown irangire gusa noneho gatherings y'amacaci kandi nubwo na lockdown ikirimo we use uburyo bwari bwo bwose kugira ngo dukomeze duterane kuri social media za IG za Facebook za everywhere. Ibyo byose koresha uko ushoboye uhamagare uvugane n'umuntu uzi ko yagufasha kugira ngo ubashe gukura. Do it kugira ngo nyama tutabikoze ni wandi twisanga tuguma ahantu hamwe ugasanga ubaye mu Kristo y'imyaka 10 imyaka 20 ukirwana n'ibintu ndakora cyangwa se umukristo w'icyapa nicyo gikwerekana uri bugere ku cyo nikigeye. So nitubikuri nawe turakwifuza kutabigikuri. So gukizwa birashoboka no gukura birashoboka kuko intego y'agakiza no gukura. Imana ibaho umugisha. Niba ufite comment yari yose utwandikire cyangwa se ikibazo ukitubaza cyangwa se ikintu wifuza ko twazaganiraho tuzakiganiraho nta kibazo. Tukongeye gusaba kugira ngo kandi kuri subscribe niba ikintu cyakuryoheye sharing no ku bandi kugira ngo dukomeze dufashe umurimo wa Kristo uhinduka. Giwe ni Arsene Manzi kandi ni Jean Claude Chris Rugema. Imana ibaho umugisha. See you. Nice.